igitenge cyiza najyaga ntekereza umunsi nzambara inkweto ndende nambaye ibitenge bibiri imyaka 3 abacuzi dusenga buri munsi nawe yambara ikote rimwe riragenda riba shokora ni kudutera umuceri nutisanga no birakureba atamushi munyere umuceri ababona kana umuceri icyo bavuga abantu bima ndabona njaba umugi yabisha umugisha ubutunzi imana bakubira ishuri ijana yajya bakubira ishuri ijana yajya bakubira ishuri ijana yajya bakubira ishuri kamara imana bashi yadukomera imana amashi ababyeyi bari imbere mundu imana ishimwe kubambonye bwa mbere nitwa Mwizerwa Jean Baptiste ndi umugabo ndubatse nagize n'umugisha kubona urubyaro gahunda ni ugukoresha ikirenge imana ikakibona igiki barakaba neza bije nari gufashwa mbere yanjye tubanza dusabire Karosi umugisha kuko imana ngo mukirisitu turi biganza hangaha vuga n'amafaranga imana yamuhari ko wenda mamugira ko mabeshi mamugira ngo bivuge reka amasakora 30 ntabwo njyewe nagiye iwe madamu baramuroze kuva madamu angana nka kirida uzi ko yaduhaye ibiryo byo kurya akaduha n'amafaranga wakabaye imana basi kihararasha utabona imana imuha umugisha ibutarazamukira vuga ngo imana imuha amafaranga noneho rero murahari cyangwa mwatashye yatamwamye igitenge yihera igitenge rata sha amagane ntukabure ku mafaranga y'amafaranga aze kushaka ndayafite wataye amafaranga aze kushaka ndayafite mwumvisha amafaranga rero ibyubike nananshingiye imana yankuye mashingiye ndagira ngo mubabare amasegonda 30 munize ku mashyi n'uriya mugabo akore kuri piano ucuranga nabi mwohereza hano nawe hanyuma mbanza mbyina murari cyangwa mwatashe shiramo
wakomeye Imana amashuri mu kirere. Ubwo ari umuntu ubyinira gutya yagusezera amaramasa. Oya mubwize ukuri. Ari umuntu ubyinira gutya yagusezera amaramasa. Biri umuntu muri Kongo Imana ni gusezera amaramasa. Ushobora kubyina mu kabari bakaguhemba inzoga Imana itura hera giti kiganza marimbu sambu itarumba ivuga bikaba yategeka bigakomera Imana ikoresha itegeko buri rwanda ikoresha itegeko mu bana bayikoresha itegeko kamara Imana umusengeri icyo gihe mu gikuri hari utarafashwa ngo tumusengeri abantu bafashijwe bose ndashimira Imana yahamagaye Karosi ma ngo nawe ushimire imbere y'iteraniro ngwino ubwira umuntu muri kumwe ngo ujye ukora ibyiza ujye ufite ubuhungiro muri mwirira. Yego rata uyu mubyeyi uri hano ubu niyo mushumba unavuga umutware we niyo yatekereza kuguha inka uyu nguyu atabyemeye ntayaguha. Ndabeshe mvuze nabi kandi hanyuma turiwe akajya bwati ubu muri Imana izakugirira neza bitangira gute maze nambaye ni bubu nambaye bubu kamara Imana bashaka nagiye kuririmba ahantu bankuzaho bagira gute bankuza mushi bankuzaho cyagenda byibutse none mushubari kamara Imana bashi ayi mubyeyi mubwira kuri ibintu bibaza mugakunda ibibazo bitabaza baba ahita kandi akanyenyeri uwo munsi turaturiye dukomere Imana bashi kumva cyane. umuceri nutisanga nawe birakureba batamushi munyere umuceri arabona kana umuceri abana bana icyo bavuga aba bantu b'Imana Imana izabaha umugisha ubutunzi Imana bakubira inshuro ijana yongera bakubira inshuro ijana yongera bakubira inshuro ijana yongera bakubira inshuro Imana bashi
y'Imana karame Yesu. Ikintu nshimiye Imana cya mbere nuko turi mu nzu yayo twese, ntawe uri mu muhanda, ntawe uri mu kabari. Icyo Imana yumve ko nishimiye, Imana ibyumve. Yampaye umutwaro ukijijwe, twese duhurira mu nzu yayo tuvuga izina ryayo. Muri iki cyumweru no kuwa gatanu Imana yarankunguye, intungura ikoresheje we. Nari mfite telefone zose inini n'intoya, ariko wowe kubera ko iby'amatelefone bisobanukiwe abona hari nk'izinkwiriye. Ni ukuri nashimiye Imana. Imana yaramukoresha anzanira telefone ebyiri nini n'intoya ziruta kuzo nari mfite. Intoya yarapfunukuje, inini ni uko ugaburiza. Ariko nashima Imana ko yampaye w'inyambi. Nubwo yari umukene ariko yabonye ko ariwe wari unkwiye, yabonye ko ariwe wari umbere. Mu bukene bwanjye ni ukuri rwose sinigeze mwujuje utanga abandi ngo bambara igitenge cyiza. Najyaga ntekereza umunsi nzambara inkweto ndende, nambaye ibitenge bibiri imyaka 3. Imyaka 3 abacuzi dusenga buri munsi, nawe yambara ikote rimwe riragenda ribashokora, ryaba umukara ribashokora. Ariko Imana iyo yaje irahindura. Ajya marasenga Imana uzanyambikira umugabo, kuko nitaye ko nambara ibitenge bibiri nkacyambara, abagore bakangata icyo kitenge nawe kibaze kundambira, uzagira uhindure. Nkagenda niba abantu bambaye inkweto zishinguye bafite n'agashakoshi nkabona birajyanye, ndavuga ngo Imana njye nzajyanisha ryari. Ntabwo muri kubyumva, ariko Imana iyo yaje ufata ishakoshi ushaka, ukambara urukweto ushaka, ujyanye n'ishakoshi ibara ry'igitenge. Urashima Imana ko yaje, Imana y'amahoro yumve ko yishima. Umutware wanjye mutunga ibiganza, Imana imuhumugisha iburyo n'ibumoso, yongera amafaranga. Imana iramuye menshi ibimubwira.
kongera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Turashimira ayo maraso ya Yesu yatumye tuba abana b'Imana. Natwe turishimye. Imana imuha umugisha ko ashimiye umutware. Imana imuha umugisha mu izina rya Yesu, kandi nibyo tugomba kubaho. Yatunyujije ahakomeye henshi. Rero njye nabwiye Imana ngo nimpa nzambara nzarya shamva n'ubundi bibikira ubusa bakabira igitanda hari barapfuye. Rero naraye ko nzambara nkanarya. Ninkanarya nzajya nshimishwa n'abarya. No mu rugo mbahahire barye, nawe yambare kandi arye. Rwose umva, kugera tuvuye no muri iki gihugu cy'u Rwanda ariko tumaze kumva ko ari aho Imana igeze. Kambabwire ni ukuri, arakoze. Imana imuha umugisha, arihangana kandi mu buryo bufatika. Ni umuntu utanteza stress, ntabwo ajya neza stress mu buryo icyo abonye nicyo, icyo atabonye nibyo. No mu bukene no mu butindi no mu bibazo twaciyemo, wenda abandi bagore hari igihe ahita ashaka kujya kumuntu, ariko yarihanganye. Imana imuha umugisha mu izina rya Yesu. Ntabwo ari byinshi, hari undi muntu wasabye gushima, nawe nahaguruke ashima Imana. Gusa Imana imuha umugisha mu izina rya Yesu. Ariko si we gusa, nanjye dore gusa njye sinzifite ntarangana, mujye mubyihorera. Akirishimwe mucunguzi, ibyo wakoze byose ntacyo tukugaya. Akirishimwe yuko turi amahoro. Akirishimwe mucunguzi, ibyo wakoze byose ntacyo tukugaya. Akirishimwe